uwo ni Yosuwa wagabanye nyuma yo kwivuruguta mu byaha byinshi cyane. Nawe uyu munsi hano n'umuri nta cyaha na kimwe kiremereye Imana itakubabarira, nta kintu na kimwe kiriho gishoboka utababarirwa, ahubwo Satani umugome kirimbuzi uhagaze aturwanya yitubwiye kuturega ibirego byinshi, tubashe kumunesha, tumutsinde, tumwime imbaraga, tumubwire ngo hoya turabyanze. Kiriya gikaritasi kiba kiza cyatuzengereje, ugasanga ewana umuntu yitereye intambwe ashaka kwihana, kwivira mu bibazo, yari umusinzi. Burya ni ukuri ibyaha biravuna, umuntu aba aremerewe, aba arusha, ananiwe, gusambana ari ibibazo cyane, ugasanga amafaranga yawe washyira impanga, abana bawe barandagaye, umugore wawe byabaye ibibazo, uragira mu rugo mukamera nk'ibihugu bibiri bihanganye. Uwiteka Imana akufashe, akugushe neza, aguhereza umutima wihane, utsinde Satani, cya Satani kigome kirimbuzi kirezi gusa kirareba. Satani ndakwanze, ngewe ubu nitabye Imana. Satani nkubonye ibyo nagukorera kubizi. Uwiteka Imana akomeze abarinde, ngewe nitabye Imana. Rero ntabwo naba nitabye Imana ngo Satani aneshe, ntabwo byakunda, no never, ntabwo bishoboka. Ngewe rero Uwiteka Imana yarampamagaye, nuko namwitabye kugira ngo mbafashe guhura nawe muri iyi nzira nziza, ubundi tugushe neza. Ndabashimiye cyane. Kora subscribe, kora share, niba utarayikora waracitswe. Dore turimo turaganira ijambo ry'Imana kandi turaryohewe kandi turanezerewe mu Mwami Yesu Kristo wadukijije. Ndabashimiye cyane. Kora follow kuri Facebook page yacu, ubundi iyo niba tukeneye. Uwiteka Imana akomeze abarinde. Ngewe ni uwitabye Imana Jean Marie, ukomeje kubana nawe. Kora subscribe niba utarayikora, cyangwa se ujye kuri Facebook page yacu ukore follow, ndetse ukore share, ukore na comment, kugira ngo ibiganiro tubategurira bitwereke yuko biri kubagira akamaro, kandi mukore uko mushoboye bigire n'ukuri bagenzi banyu. Ubutumwa bwiza rero buryoha busangiwe, kandi ni ibyanyu, ni ibyacu, ntabwo twabarenze ingohe, namwe ntimukaturenze ingohe. Ubwo rero tugiye kuganira ku magambo meza aboneka muri Zekariya igice cya 3 kugera ku murongo wa 7, ikibwirizwa nabateguriye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ahangaha hari ikintu bita gukizwa ibyaha. Ntabwo ari ibyanjye njyenyine, si ibyawe wenyine, ahubwo ni iby'ingeri zose. Hano ngo hari umuntu w'umutambyi witwaga Yosuwa wagiye gukizwa ibyaha byiwe. None uwo muntu imbere ya marayika yagaragaraga yambaye imyenda y'ikizinga, yambaye imyenda isa nabi, imisatsi ni ngaho donc iyo umuntu yakoze icyaha aba yahindutse burundu. Mperuka kubabwira ko iyo umuntu yakoze icyaha ufite umutima urimo urakurya, biba bigoye cyane kugira ngo wibone mu mpaga, biba bigoye cyane kugira ngo wisange ahantu hagiye hatandukanye. Ewana wisanga noneho utekereza ko n'umuntu ari kukureba kandi atari kukureba. Uwiteka akomeze rero abagire neza. Nuko rero Yosuwa ngo maze mbanyereka Yosuwa umutambyi mukuru ahagaze imbere ya marayika w'Uwiteka, na Satani ahagaze iburyo bwe ngo amurege. Kristo Yesu ashimwe, vuga ngo amen. Ndagushimiye ukomeje kudukurikirana. Ahangaha Yosuwa yaragiye kwihana, ahagaze imbere ya marayika, ndetse na Satani ari aho ngaho yiteguye kumurega. Buri gihe Satani aba yiteguye kuturega ibinyoma, aba yiteguye kudushinja amafuti. Ni ukuri akavuga ati ugiye kwihana, ibeshe mwite mvugana byaremye, mvuge aho waraye, mvuge dore wari wasinze, wari uri ku muhanda wandagaye, byari ibi n'ibi gutya na gutya. Ibirego aba yiteguye kuturega, biteguye kuturwanya. Rero si kuri ngiye gusa, si kuri wowe gusa, Satani aba yiteguye kuturwanya. Ahubwo wowe nanjye uyu munsi wa none ni iki twahitamo? Duhitemo inzira nziza yo kurwanya Satani, kuko buri gihe aba yiteguye. Kijya gihe ufite umutima mwiza uri kuvuga uti umutima uri kundya, bimeze gutya, narakosheje, natukanye, nasambanye, nibye, nabaye umusinzi ruharwa, ngiye kwihana. Ufite umutima urimo urarira, aho ngaho Satani aba yiteguye kukurwanya, ngo uba uhagaze hagati ya marayika na Satani. Burya burimo abakurura, agenda akurura, noneho ubwo uganjije undi rero akaba ari we ukurikira. Wifurije gukurikira Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo cyangwa se marayika cyangwa se Imana ariho
hari gukizwa kwa nyako, kuko satani we arashaka ngo ukomeze ube imbata y'ubusambanyi, arashaka ngo ukomeze ube imbata y'ubusinzi, arashaka ngo ukomeze ube imbata y'ibyo bintu byose byakokamye, y'iyo migenzo y'ibyo bibazo bigiye bitandukanye wirirwamo. Satani nta kintu na kimwe cyiza atwifuriza. Rero yiteguye kukurwanya, yiteguye guhagarara ngo agushinje, atange ibirego byinshi cyane ku buzima bwawe, ubundi uhere mu kaga, ubundi uhore imyambaro yawe isa nabi, uhore umusatsi wawe usa n'uwaje isharanyima, uhore umusatsi wawe usa naho urimo vidanje, uhore isura yawe yangiritse yanduye. Umuntu nakubona kwikanye, nakubona ngo dore cya gisambo, nakubona ngo dore wamusambanye, nakubona ngo dore wamuriganya, ngo nakubona ngo dore wamwambuzi, nakubona dore wamurya ruswa. Ibyo byose Uwiteka Imana yiteguye kwigukiza nuhitamo inzira nziza. Dukomeza rero ngo Uwiteka abwira Satani ati Uwiteka aguhane. Satani akimara guhagarara aho ngaho ngo arege ibirego byinshi, umugaragu w'Imana Yosuwa, Uwiteka yarahise amubwira ati Uwiteka aguhane. Yewe Satani, niko Uwiteka watoranyije i Yerusalemu aguhane. Mbese uwo si umushimu ukuwe mu muriro? Urumva marayika arahangayitse avuga ati koko nta nimuhugira, nta n'ubumuntu, nta n'iki, nta n'akantu k'ubusatani kwa kundi bagufashe bakaguterura bakagukubita hasi wibuke ko wari uvuye mu ijuru, nta n'akantu k'agasigisigi k'impuhwe ugira. Uyu muntu yari ugiye kuzimu, uyu muntu ni umupfayongo, uyu muntu yasa n'uwapfuye n'ubundi, none arahagaze arihanye ngo ahubwo ngo uje kumurega ibirego byinshi. Nta soni Satani, nta soni. Umuntu wanjye araje ngiye kumurokora, nta soni. Uko niko marayika yabwiye Satani. Rero Satani yarashatse kumurega ibirego byinshi, ariko marayika arayitambika. Haleluya. Ndabashimiye cyane, mukomeze mudukurikirane, tuzatugenda tuganira ibintu byiza cyane. Rero marayika ahagaze ku buzima bwawe uyu munsi wa none kugira ngo yitegure kugukiza ibyaha byawe, yitegure kukurengera, kaburenga aho Satani yaba akurega ibirego byinshi ngo warayana, ahubwo wowe ugira umutima ukomeye, umutima ufite imbaraga nyinshi cyane, ubundi usanisha nta kabuza. Ku murongo wa gatatu ngo kandi Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga ahagaze imbere ya marayika. Kwa kundi twaganiriye ngo yambaye imyenda y'ibizinga, naho yari yambaye imyenda myiza, ariko iyo wakoze icyaha, iyo yabaga amaze gukora icyaha, yabaga nyine yagaragaraga mu isura nyine y'ibyenda bibi, ibyenda bishwanyaguritse, ibikweto bicitse, donke umusatsi wanduye, isura y'amaraso, ibiganza bifite ibyondo, ahantu hose asa nabi. Marayika abwira abari imbere ye ati nimumwambure iyo myenda, ibyo byenda byuzuye ibizinga, maze abwira Yosuwa ati nukuyeho gukiranirwa kwawe, kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Ndategeka nimumwambike igitambaro cyiza mu mutwe. Nuko bamwambika igitambaro cyiza mu mutwe, bamwambika imyenda. Marayika n'Uwiteka yarahagaze aho ngaho. Marayika arangije ahagarara aho ngaho, ahagarikira abari bari aho ngaho ati mumwambike imyambaro myiza. Bahera ko barabikora uko marayika yarabivuze. Bya byenda bibi bisa nabi birakunze. Nawe Uwiteka uyu munsi wa none yakwambika umwambaro mwiza. Uwiteka uyu munsi wa none yaguhindura amateka. Abari bakuzi nk'igisambo ku musozi bakakubona uko uvuga ijambo ry'Imana, abari bakuzi nk'umubyaruswa bakakubona uhagaze ukuvuga ati no musubize. Abari bakuzi nk'umusambanyi uyu munsi wa none ukababera urugero, ubundi ukaba inzira yerekeza mu ijuru kuri bo, bagatera ikirenge mu cyawe nk'uko nawe uba wateye ikirenge mu cya Yesu Kristo Imana yacu. Marayika Uwiteka ahamiriza Yosuwa cyane ati Uwiteka Nyiringabo avuze ati nuko rero nugendera mu nzira yanjye kandi ukitondera ibyo nagutegetse, nawe uzacira inzu yanjye imanza, ndetse n'ibikari byanjye uzabirinda. Nanjye nzagushyira mu byegera muri aba bahagaze aha. Ubwo rero Yosuwa yahise agabana, aravuga ati nukomeza rero ugashikama, dore umaze kwambikwa umwambaro w'urugamba, umaze gukurwaho ibyaha byawe, nushika mukagendera mu magambo yanyu, ukagendera mu gakiza uko tubyumvikanye,
uzaba umwe mu byegera byanyu, uzaba umwe mu barinda ubwami bw'ijuru, uzaba umwe muri ba bandi bazahagarara iburyo n'ibumoso bw'intebe y'Imana. Ubu ni Yosuwa wagabanye nyuma yo kwivuruguta mu byaha byinshi cyane. Nawe uyu munsi hano n'ubumure nta cyaha na kimwe kiremereye Imana itakubabarira, nta kintu na kimwe kiriho gishoboka utababarirwa, ahubwo Satani umugome kirimbuzi uhagaze aturwanya yiteguye gutera ibirego byinshi, tubashe kumunesha, tumutsinde, tumwime imbaraga, tumubwire ngo hoya turabyanze. Kiriya gikaritasi kiba cyatuzengereje, ugasanga ewana umuntu yitereye intambwe ashaka kwihana kwinjira mu bibazo, yari umusinzi. Burya ni ukuri ibyaha biravuna, umuntu aba aremerewe, barusha ananiwe, gusambana ari ibibazo cyane, ugasanga amafaranga yawe ashira impanga, abana bawe barandagaye, umugore wawe byabaye ibibazo, uragira mu rugo mukamera nk'ibihugu bibiri bihanganye. Uwiteka Imana akufashe, akugushe neza, aguhereza umutima wihane, utsinde Satani, cya Satani kigome kirimbuzi kirezi gusa kirareba. Satani ndakwanze, Satani ndakwanze, ngewe ubu nitabye Imana. Satani nkubonye ibyo nagukorera kubizi. Uwiteka Imana akomeza abarinde, ngewe nitabye Imana. Rero ntabwo naba nitabye Imana ngo Satani aneshe, ntabwo byakunda, no never, ntabwo bishoboka. Ngewe rero Uwiteka Imana yarampamagaye, nuko namwitabye kugira ngo mbafashe guhura nawe muri iyi nzira nziza, ubundi tugushe neza. Ndabashimiye cyane. Kora subscribe, kora share, niba utarayikora ubwo waracitswe. Dore turimo turaganira ijambo ry'Imana kandi turaryohewe kandi turanezerewe mu Mwami Yesu Kristo wadukijije. Ndabashimiye cyane. Kora follow kuri Facebook page yacu, ubundi ubundi ijambo ryiza risakare hirya no hino. Ngewe nitabye Imana, ndi Jean Marie. Ciao, ndabakunda cyane. Haleluya, 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 amen.